ngo nyirubutunga mwitonde murebe kure mutekereze mwongere musenge kuko Imana yambwiye ngo abantu bagiye gushaka amasengesho kurenza bari gushaka ibyo kurya. Abantu bagiye gushaka imvugo y'Imana kurenza ibindi byose kubera ko n'abakozi b'Imana tangwa n'Imana. Oya ntawe uzabonera mu rwagwa umunezero udatangwa n'Imana, ntabwo uzawubonera mu ndaya umunezero udatangwa n'Imana, ntabwo uzawubonera mu kuraguza umunezero utangwa n'Imana. Kandi Imana yambwiye ngo yohereje veye mu mabiro y'abapasiteri. Imana yambwiye ngo yohereje veye mu mabiro y'abapasiteri. Cyakoze abafite kontara bahawe n'abana b'abantu bitegure kuko nabonye zigiye kurangira. Nabonye Uwiteka Imana ahereza kontaro abo yishimira. Imana ishimwe. Nabonye Imana hari abantu ikura hasi bigaragara nk'ari bato cyane ariko mbonera bakujije. Nabonaga buri wese ugeze ku gatuta yitaba muremure akagwiza imbaraga n'ibigango. Nkumva ijwi rimbwira ngo Imana yambwiye ngo dore isuye abantu benshi mu bicuku bya nijoro ibahaye amajwi yo kumva, bagiye kumva ibyo amatwi yabo atari yumva. Shaka uwo mwuka mwene data, shaka amasengesho, wongera amasengesho. Imana yambwiye ngo abantu bahaye agaciro ibimasuro, sinzi ukundi kuntu babyita, utubyiniro, barangije batesha agaciro amasengesho ya nijoro, batesha agaciro amasengesho ku karago, batesha agaciro. Imana yambwiye ngo harageze kugira ngo abakatolike abana babo, nimba uri umwana w'umukatejiste, ukaba uri umwana w'umuririmbyi, ukaba uri umwana w'umukarani, ukaba uri umwana w'umudiyakoni, ukaba mu muryango hakaba harimo padiri, ngo uwabitesheje agaciro ntiwemerera wo mutagatifu ngo akuyobore. None Imana igiye gukoresha imbaraga zayo. Imana igiye gukoresha imbaraga zayo, igiye gukangura abantu. Imana yambwiye ngo igiye gutangamo agakiza kadasanzwe. Abantu bareke wakora ibyaha mama wawe nta kwanjye, wasinda umugabo cyangwa umugore nta kwanjye, wasambana uwo mubana akabyihanganira. Ariko Imana yambwiye ngo igihe cyo kwihangana cyararangiye, imbabazi zararangiye. Nambwiye ngo mbwira n'abapadiri, abapadiri nabo Imana yaba. Imana yambwiye ngo abagabo b'abahanuzi basengera abagore babakorakora. Inyereka n'umuhanuzi uzwi muri iki gihugu cy'u Rwanda, irambwira ngo arabakorakora akageza no ku rwego rwo kujya kubakora mu myanya y'ibanga. Imana yambwiye ngo ibyo ngibyo yabibonye, ngo wibagiwe imisozi yakurengeje, wibagirwa intambara yakurwaniye, none ugeze ku rwego rwo gusenga usambanya abantu b'Imana bagusha ku bw'izina wubatse. Wowe uri hafi nakwenda gusuje kandi nkwifurije amahoro y'Imana kandi ukunda kumva ijambo ry'Imana no gukurikira ijambo ry'Imana aho uherereye hose. Rero ndagusuje mu bice bitandukanye by'isi yacu, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba ndetse n'uburengera bwaryo, diaspora mwese aho muherereye mwese ndabasuje kandi mbifurije ineza y'Imana kandi mbasabira kugira ngo Imana ihire imirimo y'amaboko yanyu. Ni Excellence TV Rwanda, kora subscribe muri mutarayikora kugira ngo tujye tubana mu biganiro byose umunsi ku munsi. Ikindi nagusaba nimba kiganiro kibonye ukakishimira, kumva urafashijwe, wifashwa wenyine n'abandi bakeneye gufashwa, gerageza usangize abantu bawe bose, abuzi bose, basangiza amenye ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ijambo riravuga ngo nibamenye ukuri niko kuzaba bato. Nta kintu kitugenza hano, nta cyo kingenza hano uretse kwamamaza Yesu Kristo, uretse kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo kugira ngo abantu babahoke. Nkunda kubabwira ngo turi mu gihe cya nyuma, mu gihe cy'umugoroba. Imana iri kweza umugeni kugira ngo izamwishyire adafite ikizinga cyangwa se umugayo. Ni Nepo kuri mikoro, ufite ibibazo bitandukanye, ushobora kuba urwaye, ushobora kuba ufite ibigeragezo. Turi mu mpera z'umwaka ariko ndi gusenga ngusabira kugira ngo Imana mve kwinyiga kwawe kandi Imana mve gusenga kwawe, mve gusenga kwawe. Ndifuza yuko uyu mwaka wawe urangiza umeze neza, wishimye, ushima Imana, ufite amashimwe atandukanye. Ijambo rivuga ngo ahari kurira kwararira umuntu ariko bwacya mu gitondo. Haleluya, impundu zikavuga. Ndi gufashwa mu izina rya Yesu, nawe ufashwe mu izina rya Yesu Kristo. Ariko kandi nawe Imana ageneza wishimye. Ndagusaba kugira ngo Imana ikomeze umunezero wawe, ikomeze ibyishimo byawe kugira ngo dutangire umwaka wa 2024 twese dushima Imana kandi twese turi mu buntu bw'Imana. Ntabwo nijye nyine uyu munsi
ndi kumwe n'umukozi w'Imana n'ubwa mbere mumenye kuri Excellence TV Rwanda, ariko naza kubitwemera turi mu kiganiro ndashaka ko aza kubyemera muri kamera kugira ngo mutazabumbaza. Natwemera ko azagaruka bitaba ubwa mbere bitanu bwa nyuma, ahubwo akomeze azi yamaze gutungiriza bwa Yesu Kristo. Reka ntangire mwakira rero. Uraho neza? Uraho? Ko wishimye cyane wa mugabo. Ntabwo nishimye cyane. Ariko urababaye cyane none. Urababaye? Oya none ntabwo mbabaye. Mu ijuru hari Imana. Umuntu mvugira. Yego. Mukuru w'abatambyi. Yitwa Rukundo. Uwo yitwa Rukundo. Haleluya. Mpamya neza yuko izina ryanjye riri mu mutima we. Ubwo mvugira nta mwanzi. Ibyo byonyine uvuze tubishingiyeho waba uri kwishima nyine nko mbibona. Ndanezerewe kuko mfite umuntu mvugira. Yego. Kandi umvugira kukomeye utamvugira ku mwana w'umuntu upfa akarangira. Yego. Tugwaye ikaze kuri Excellence TV Rwanda. Murakoze cyane, Yesu abampera umugisha. Amen. Yego. Nkuko twabivuze n'ubwa mbere tukwakiye kuri Excellence TV Rwanda. Abantu barifuza kumenya uriya muntu tugiye kuganira nawe yitwa nde, uyu muntu Imana yemeye gucishamo ifunguro dutunga uyu munsi yitwa nde? Tangira wibwira abaduteza amatwi. Amazina yanjye nitwa Pascal Imana irahari. Ibisigaye Yesu naduhana umugisha, ntuye hano mu mujyi wa Kigali. Yego. Yesu aduhana umugisha. Amen. Pascal ni muntu ki? Ni umukozi Imana, icyo tuzi umukozi Imana kose mu buhe buryo? Mbo ndibaza ko atari ubwa mbere nge nawe duhuriye kuri kamera, uretse ko ari ubwa mbere duhuriye ahangaha. Ariko narakubwiye ngo urebe ibyo nkora unyite izina. Pasiteri. Ikizwi nuko ndi umukozi w'Imana. Ibindi nyikorera inkoresha bitewe n'igihe ndimo. Yego. Sinzi niba unyuzwe. No kuvuga ngo ntabwo ngewe naje kwidondora ngo mvuge ngo mpanura inyoni, mpanura ibiki nkora ibi n'ibi hoya. Ahubwo ku bwa Kristo uri muri nge ankoresha bitewe n'igihe n'icyo ashaka kunkorera. Pascal, reka tugende muri uwo mujyo. Yego. Dutandukiye ngo tujye ku ruhande. Iki Imana igukoresha muri kano kanya, ndi abantu bagiye kugitega amatwi, ndi abantu bagiye kwikira kino kiganiro kugeza gishoshe. Yego. Ndashishikariza n'umuntu wese uduteza amatwi yihangane atangire ikiganiro anagisoza ko twese dufite inzira n'inyota yo kumva iki Imana igiye kunyuza muri Pascal. Senga Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye kandi turaguhimbaje. Tugushimiye ko abanye natwe ukaturinda. Izina ryawe ni ryubahwe, ubwami bwawe nibuze. None rero mukunzi mwiza ndakwinginze kugira ngo uze ubane natwe, turarika umwuka wera, turarika Imana Data, turakuraritse mu butatu butagatifu kugira ngo uzubane natwe muri iki kiganiro. Data, hari abantu badukurikiye tugiye kubana nabo. Ndakwinginze kugira ngo umwuka wawe wera abagenderere babashe gusobanukirwa. Ndabasabira umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Ubagirire neza kubwira ijambo ryawe. Ubutumwa uduhaye ubuherekeresha imbaraga zawe kandi unyemerere bugira icyo bukora, bugira icyo buhindura mu izina rya Yesu Kristo. Iyi ni iminsi mibi, ariko nanone nubwo ari mibi wowe ntabwo uri mubi, uri mwiza. Niyo mpamvu tuba twaje muri ibi, tutagiye mu bitagwesha icyubahiro. Mana, tuje mu ijambo ryawe. Mana, tuje kubana nawe kugira ngo ibyiza ubiduhereze kandi abera bose bibagereho. Abadukurikiye mu izina rya Yesu Kristo ubahereze umugisha. Urakoze urakarama rero, ndakuraritse ntusige ngenyine, n'aba badukurikiye ntubasige bonyine, ahubwo buri wese akirire muri iri jambo kandi yica n'uyihereze umugisha mu izina ryawe rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Murakoze cyane. Uwiteka Imana aduhana umugisha. Hanyuma rero nkuko nabivuze, amazina yanjye nitwa Pascal Imana irahari, ntuye hano mu mujyi wa Kigali. Ndagira ngo uyu munsi wa none tuganire ku ijambo ry'Imana, ariko tuganire iby'Imana. Mutwe w'amagambo w'ibyo turi buvugane byose uravuga ngo mwitonde, Imana ishimwe. Maze iminsi mbona abantu birukanka, bakiruka mu bintu bitagira umumaro, abandi bakarara mu bitagira umumaro, abandi bagakesha ijoro bari mu bitagira umumaro. Ariko uyu munsi wa none ndagira ngo wicare hasi tuganire, wumve ibi bintu, nurangiza witonde. Numara kwitonda biraza gutuma ugira ibyo uhitamo, umenye ibyo ukwiye gutaha umwanya n'ibyo ukwiye kureka. Imana ishimwe, kuko nzi neza ko Imana urayizi, ndetse wavuganye nayo, ndetse wabanye nayo mu bihe bitandukanye. Ariko noneho wowe wayimenye
nawe ushaka kuyimenya, uyu munsi irakubwira ngo itonde ugende gake, kuko nukomeza guhubuka uraza kunyura mu nzira itariyo. Nukomeza kwirukanka kubw'umuntu runaka biraza gutuma uza kudeviya unyuraho Imana idashaka kunyura. Ariko niwitonda urumva ijwi ry'Imana, kandi niwumva ijwi ry'Imana uraza kuryitondera. Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo abayoborwa n'umwuka wera nibo bana b'Imana. Uyu munsi niba utayoborwa n'umwuka wera nturi umwana w'Imana. Imana idutabare. Nimba urimo wiyobora wowe ubwawe, ukaba wikoresha wowe ubwawe mu byo ukora byose, nzi neza ko hari igihe abantu bajya bavuga ngo abakwiye kuyoborwa n'uwo mwuka ngo ni abantu bari mu masengesho. Ariko no mu kazi ukora ukwiye kuyoborwa n'uwo mwuka wera w'Imana. No mu rushako rwawe ukwiye kuyoborwa n'umwuka wera w'Imana. Noneho twagera ku bantu batoranijwe cyangwa se abimitswe, abepiskopi ndetse n'abapastori n'abadiyakoni, hari ikintu mukwiye kwitondera. Mufite umuvuduko wo gushaka iterambere ry'insengero zanyu, mufite umuvuduko wo gushaka iterambere ry'abakristo banyu, ariko murabishaka mu buryo butari bwo. Nimutitonda muraza kubona Imana irabacamo nk'umurabyo, kuko mumaze kubabaza Imana, mwamaze kubona ko Imana nta kimaze. Niyo mpamvu muri kujya mwimika, mukimika izindi mbaraga kugira ngo mubone ubushobozi bwo kubasha gutera imbere no kugendana n'ibihe bigezweho. Reka nkubwire, ntabwo Imana igisigara, nayo igendana n'igihe, ariko igendana n'igihe mu buryo bw'umwuka wera, ntigendana n'igihe mu buryo bw'umubiri. Biragusharirira nibyo, uri pasiteri urabyumva, umva biragushaririye. Nubwo uri umupadiri cyangwa se ukaba n'umusenyeri, nimba ari umusenyeri nimba ari monsenyeri, simizi nimba mbivuze neza, ariko icyo nshaka kuvuga wacyumvise. Nubwo waba uri umuhanuzi cyangwa uri n'umuhanzi uririmba indirimbo z'Imana, urimo urashaka guca mu nzira itariyo, Imana yakubonye kare. Umwaka w'amakuba, umwaka w'amarira, umwaka w'agahinda, umwaka wo kubura ubunda wasohoye ku buzima bwawe. Ntabwo byoroshye, wasohoye ku buzima bwawe. Reka twigendere mu ijambo ry'Imana. Amen. Haleluya. Yesaya 56 umurongo wa mbere. Yesaya 56 umurongo wa mbere n'uwa kabiri. umurongo wa mbere. Yesaya 56 umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Yego. Kadusome mu izina rya Yesu Kristo. Umukiza w'abanyamahanga azaturuka i Siyoni. Mutwe w'amagambo. Yego. Murakoze cyane. Imana ishimwe. Ongera usubiremo umutwe w'amagambo. Umukiza w'abanyamahanga, umukiza w'abanyamahanga azaturuka i Siyoni. Imana ishimwe. Abo banyamahanga Bibiliya ishatse kutubwira ni bantu ki? Ubundi iyo dusomye neza dusanga abanyamahanga ari abantu batigeze kumenya Imana. Dusanga ari abantu bari kure y'ubuntu bw'Imana. Dusanga ari abantu bari mu byaha bari kwivuruguta. Dusanga ari abantu batemeye kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwabo. Ariko uyu munsi wa none Imana ibafitiye uruhisho, kuko ijambo rivuze ngo umukiza wabo azaturuka i Siyoni. Oya, uzomora imitima y'abantu bakeneye agakiza nyako ntahandi azaturuka. Azaturuka i Siyoni, azaturuka mu bwami bw'Imana, kuko abantu b'Imana bakeneye ijambo rihindura ubuzima, bakeneye ijambo rihindura rikabakura mu rwobo rwo kurimbuka, rikabegereza ubugingo. Niyo mpamvu umutwe w'amagambo uvuze ngo nyamara nubwo mushakira Imana mu bitagira umumaro, ariko Imana iraheraho mu ijuru, kandi nta handi gukizwa kwacu kuzava twebwe abatarayimenye n'abamaze kudeviya tukayisuzugura uretse i Siyoni, bisobanuye ahantu hera mu bwami bwo mu ijuru. Imana ishimwe. Yego. Byuka urabajyane kuko umucyo wawe uje, kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Nakubwiye Yesaya 56. Yesaya 56. Uwiteka aravuga ati, Imana ishimwe.
mwitondere iby'ukuri. Yesaya 56 umurongo wa mbere uravuze ngo Uwiteka aravuga ngo aravuga ati Imana ishimwe. Ibi bintu ni Imana ibivuze, ntabwo ari umwana w'umuntu uvuga. Hari igihe dusoma inzandiko nyinshi tukumva ngo runaka ngo yandikiye runaka, ariko noneho Bibiliya iravuze ngo Uwiteka aravuze ati tega amatwi wumva icyo Imana ivugana nawe, bitandukanye n'ibindi byose wumvise. Wumva icyo Imana iri kukubwira aya masaha, nurangiza urebe aho uhagaze bigutere guhindukira, kuko Imana ifite inyungu nyinshi zo kugukura muri ibyo byaha cyangwa muri iyo nzira unyuramo. Komeza ijambo ry'Imana. Mwitondere iby'ukuri. Mwitondere iby'ukuri. Imana ishimwe. Ubu tuvugana nta muntu n'umwe utazi ikinyoma. Ikinyoma kirazwi. Ubeshwa azi ko abeshwa, ukora nabi azi ko akora nabi, ubesha azi ko abesha nawe, uwiba azi ko yiba, uroga azi ko aroga. Ariko ijambo ry'Imana riravuze ngo mwitondere iby'ukuri. Imana ishimwe. Mukora ibyo gukiranuka. Nimumara kwitondera iby'ukuri mukora ibyo gukiranuka. Reka nkubwire mwana w'umuntu, uyu munsi wa none wahisemo kuyoboka. Baraje bakubwiriza uri mu nzira, bakubwirije uri mu modoka ugenda, bakubwirije uri mu isoko, bakubwirije uri mu kazi ukora, bakubwirije uri mu rusengero rwawe. Ariko uyu munsi wa none ndagira ngo witegereze neza urebe ko ibyo bakubwiye ari byo bagikora. Bibiliya Imana iravuze ngo mwitondere iby'ukuri. Imana ishimwe. Uyu munsi bari kukuzanira iby'ibinyoma. Uyu munsi barakubwira ngo gutingana nta kibazo, warangiza nawe ukabyumva. Ejo bundi nagize agahinda maze kubona itegeko ryasinywe, nganiriye n'umuntu arambwira ngo ibyavuzwe na nyir'ubutungane ngo tuzabikora. Wa nyir'ubutungane abwira abantu gutingana, kandi uzi neza ko ibyo bintu ari icyaha gikomeye, kandi uzi neza ko mu by'ukuri ibyo bintu Imana itabyemera. Ngo ariko ngo nyir'ubutungane mwitonde murebe kure, mutekereze, mwongere musenge, kuko Imana yambwiye ngo abantu bagiye gushaka amasengesho kurenza abari gushaka ibyo kurya. Abantu bagiye gushaka imvugo y'Imana kurenza ibindi byose, kubera ko n'abakozi b'Imana bagumanye uwo mwuka. Benshi mugiye kubashaka mu babure, kuko Imana izabahisha. Bamwe muzaba muturanye ntuzamenye igihe yimukiye. Ariko uyu munsi ijambo ry'Imana riravuze ngo witonde, kandi witondere iby'ukuri. Ukora ibyo gukiranuka. Ntibakubwire gutingana ngo wemere, ntibakubwire kwiba ngo wemere, ntibakubwire kuraguza ngo wemere. Nabonye hari bamwe basigaye banababwira ngo musonza mute, mufite amabere, mufite ibisusu, ari byo bibuno, ngo nizo nzobe zanyu. Pasiteri muzima agahagarara imbere hariya ku gatuti agashuka abantu, mwarangiza mugakoma amashyi mukemera. Uyu munsi Imana iravugana nawe ngo witondere ibyo byose, kubera yuko ibihembo bigiye kururuka. Yego. Nahoze mbona abantu bari guserebura bishima ngo bagiye ngo bashoje umwaka neza, ngo bagiye kwinjira mu wundi mwaka w'umunezero. Muririmbyi yaravuze ngo ayo mahoro ni amahoro meza atangwa n'Imana. Umunezero udatangwa n'Imana oya ntawe uzabonera mu rwagwa. Umunezero udatangwa n'Imana ntabwo uzawubonera mu ndaya. Umunezero udatangwa n'Imana ntabwo uzawubonera mu kuraguza. Umunezero utangwa n'Imana. Iyi niyo Mana ndi kukubwira. Yayindi yageze kwa Yayiro umwana akazuka. Iyo niyo Mana ndi kukubwira. Imana yatanze ibitwenge ikagura imbago ya Besi yari yaranzwe atagira epfo na ruguru, ariko Imana yamugara ko bikagenda neza. Nguwo umunezero utangwa n'Imana. Udafite umwuka wera bayi namarira gusa. Udafite umwuka wera namarira gusa. Ibibazo byakugwiririye, yewe hazaza ibihe bigoye, ariko azabihishe munsi y'ukuboko kw'Imana. Haleluya. We wahisemo kwishinganisha mu Mana. Haleluya. We wahisemo kwibera mu masengesho. Umva igihembo cy'ibyiza nuko Imana izagukora ku maso ugatangira guheza ukareba. Imana ishimwe. Impamvu yambwiye ko igiye gukora abantu benshi ku maso ariko bayisunze, nuko agiye kuza ibintu ibihe bigoye birimo ibintu byinshi byo kurebwa. Wowe none uhabwa amaso y'umwuka wera ntabwo uzongera kureba itagira umumaro. Imana ishimwe.
Imana yambwiye ngo dore isuye abantu benshi mu bicuku bya nijoro, ibahaye amajwi yo kumva, bagiye kumva ibyo amatwi yabo atari yumva. Shaka uwo mwuka mwene data, shaka amasengesho, wongera amasengesho. Imana yambwiye ngo abantu bahaye agaciro ibimasuro, sinzi ukundi kuntu babyita, utubyiniro, barangije batesha agaciro amasengesho ya nijoro, batesha agaciro amasengesho yo ku karago, batesha agaciro amasengesho yo mu buvumo, batesha agaciro amasengesho yo mu butayu. Ntabwo bafite bwo kubivuga. Abantu batesheje agaciro amasengesho basengeraga mu ngo zabo. Imana yambwiye ngo abagore benshi ngo bajyaga babona bibacanze bakuruka bagapfukama imbere y'igitanda bagasenga, Imana ikabagarurira abagabo. Noneho kugira ngo basenge, uyu munsi wa none birirwa mu magambo no kugisha inama. Imana yambwiye ngo muri gushakira amahoro ahatari. Uyu munsi mwitonde, bantu mudukurikiye, mwitonde cyane. Imana irashaka kusubiza umutima hamwe, ugatuza ugahamagara Uwiteka nawe azakwitaba. Kuko yambwiye ngo umwaka 2024 Imana izatanga umwuka wera ku bantu benshi b'Abanyarwanda, ariko noneho bamwemereye ngo ari ku rugero akomanga, umushaka wese azamuhabwa. Itonde aho hantu. Bibiliya iravuze ngo mwitondere iby'ukuri, ubwo mumenye gutandukanya ukuri n'ibinyoma, kugira ngo mubashe gushimisha Imana. Ko bakubeshye rimwe, bakakubeshya kabiri, bakakubeshya gatatu, bakakubeshya kane, bikageze kuri 7, harya ntabwo uramenya ko ari ibinyoma. Imana irashaka ko abantu bakanguka. Komeza usome. Kuko agakiza kanjye kari hafi, Imana ishimwe, no gukiranuka kwanjye kugiye gushira. Garuka inyuma. Mwitondere iby'ukuri, mukora ibyo gukiranuka. Kuko agakiza kanjye kari hafi. Kuko agakiza kanjye, Imana nivuga ngo agakiza kanjye kari hafi, hari ibintu bigiye gutuma urara hanze kandi nzihari. Hari ibintu bigiye gutuma burara kandi ibyo kurya byari bihari. Hari ibintu bigiye gutuma urugo rusenyuka kandi ntacyo ubuze, wuzuye, ndetse unatambuka abantu bakavuga ngo uriya muntu nta na kimwe abuze. Ariko ibyo bintu biraje. Nimba Imana ivuze ngo igiye gutanga agakiza, abagiye gushaka agakiza ni benshi. Abagiye gusenga nabo babwiye ni benshi, abagiye gukanguka nabo babwiye ni benshi. Ntabwo Imana izemera abantu bakomeza kuyikora mu jisho bene aka kageni. Imana yambwiye ngo noneho ngo Gaturika n'Abakatolike noneho ngo yahageze, ngo hari umutwe, hari groupe, hari amagurupe abamo y'abantu basenga Imana bagafashwa ndetse bakagira ihishurirwa. Ayo ngayo ngo ajyamo umuntu ubishaka. Rimwe na rimwe ngo harimwo abantu birinze ibiyobyabwenge, ariko ngo harimwo abandi nabo babinywa. Imana yambwiye ngo none igiye kuza itangemwe agakiza, ariko izakuramo imivurungano, izatezamo intambara. Imana yambwiye ngo harageze kugira ngo Abakatolike abana babo, nimba uri umwana w'umukatejiste, ukaba uri umwana w'umuririmbyi, ukaba uri umwana w'umukarani, ukaba uri umwana w'umudiyakoni, ukaba mu muryango hakaba harimo padiri, ngo uwabitesheje agaciro niwemerera wo mutagatifu ngo akuyobore. None Imana igiye gukoresha imbaraga zayo. Imana igiye gukoresha imbaraga zayo, igiye gukangura abantu. Imana yambwiye ngo igiye gutangamo agakiza kadasanzwe, abantu bareke gucika ururondogoro. Ibiri kuba byose biri mu nzira z'Imana zo kugira ngo Yezu umugeni. Komeza. Agakiza kanjye kari hafi, no gukiranuka kwanjye kugiye guhishurwa. Agakiza kanjye kari hafi, bana b'Imana, bashiki banjye, babyeyi banjye, nimube maso, mwongere mukanguke. Agakiza k'Imana oya ntikakiri kure, kuko karatwegereye. N'utaruzi gusenga agiye kwiga gusenga. Agakiza k'Imana kari bugufiya. Nyabuneka mureke kugashakiraho katari uyu munsi wa none, kugira ngo ubone kugafite
ufite ngo ukeneye amafaranga menshi, ayo mafaranga atagira amahoro wayatukirukanka kugira ngo ukabone. Bamwe baravuga ngo kugira ngo bigaragare ko bagafite ngo nuko bubaka ingo, ngo bagashaka bari abakecuru, abandi ngo bagashaka bari bashaje. Ariko Imana yambwiye ngo ibyo ntaho bihuriye n'agakiza kayo. Ubuntu bw'Imana buraguhagije. Guma mu mwanya w'Imana nubwo wararira insoromano. Imana yambwiye ngo ese Daniel yaratunzwe n'iki ko yagiye guhanura ibwami akasobanura n'inzozi bakamuhereza amafaranga y'ubwoko bwose, ibyo kurya by'ubwoko bwose? Ese ntiyababwiye ngo ntashobora kwiyandurisha ibyo kurya by'ibwami? Ariko uyu munsi wa none no mu bakozi b'Imana bamaze kwiyandurisha ibyo kurya by'ibwami, baragotomera, nta na kimwe bikanga, nta nubwo babaza Imana. Imana yambwiye ngo karabaye mugiye kurya n'ikizira kugira ngo bazimye umwuka uri muri mwebwe. Bahanuzi b'Imana, bapasiteri, yemwe bashumba, nimube maso, agakiza karaje. Abakanze bagiye kukakira, ntawe ubinginga. Abagatesheje agaciro, abakubise ubwoko bw'Imana bakabumenesha, abo bose bagiye kubona inkoni y'Imana. Bagiye kubona inkoni y'Imana. Abantu b'Imana bagiye kubona inkoni y'Imana. Abantu b'Imana ntabwo bigeze bamenya gukomera kw'Imana. Abantu b'Imana bayitesheje agaciro, ubwenge bwabo babuhereza agaciro. Ariko Imana yambwiye ngo ibyo byose nta gaciro bifite. Igifite agaciro n'uwamumenye, kuko azabona n'ibyo abandi batabona, nta nubwo azagendera mu kigare. Imana irashaka ngo twitonde kandi mube maso. Mube maso cyane, kuko n'umwaka ubabaje. Nimugira ngo ni za siyasa z'abarokore mumenyereye, aho genda ukora amasengesho, nuyavamo Imana nta makuru iguhaye, uzamenye ko Pascal atakubwiye. Reka nkubwire, ubutumwa bwiza buravugwa hirya no hino. Ubutumwa bwiza buraca ku macana atandukanye. Ubutumwa bwiza buravugwa ku maradiyo, bukavugwa hehe. Imana yambwiye ngo abantu baturanye n'abantu basenga mugerageze mworoshye cyane, kuko no kuba muryama mugasinzira ni ukubera abo bantu basenga. Imana yambwiye ngo ibabajwe cyane n'ubwoko bwayo bwakubiswe bugateshwa agaciro. Ubundi kera ubwoko bw'Imana bwabaga mu bafata ibyemezo. Ubundi kera ubwoko bw'Imana bwabaga ari abajyanama bakomeye. Ubundi kera ubwoko bw'Imana yabaga ari abajyanama, ari abantu bahanura, bagahanurira n'abandi. Sinshatse kuvuga ko n'abari abere, kuko nabo harimo abamaze kubivanga. Abo b'Imana yambwiye ngo izabica. Imana yambwiye ngo igiye gurutura benshi ku gatuti. Imana yambwiye ngo icyubahiro cya benshi kirambitse hasi, kuko ije kuringaniza kugira ngo buri wese yakire agakiza. Nabonye ikintu gikomeye cyane. Imana ndangije numva ijwi rimbwira ngo Imana ifitiye ifuhe rikomeye Abanyarwanda kubw'umurengwe. Irambwira ngo uwo murengwe wanyu wo kurara mubyina, mumenanaho inzoga, muterana amavide, musambanira mu ruhame, mutwara abagore b'abandi, bamwe bakanabasiga imiti. Imana yambwiye ngo ibyo byamaze kuyibabaza, byarayibabaje. Imana yambwiye ngo abagore mwahagurukiye gutwara abagabo b'abandi, ugatwara uwa mbere, wabona rusenyutse ugatwara uwa kabiri. Imana yambwiye ngo ibyo ngibyo yarabibonye, kandi nta kabuza izabiguhanira. Ninjya kuguhana izagushyira ku karubanda. 2024 muzabona agaseni k'Imana. Muzabona agaseni k'Imana. Muzabona Imana itandukanye niyo mwari muzi. Amahoro arahari ku bantu bazasenga. Umunezero urahari ku bantu bazasenga. Ariko nta marira n'umuborogo ku bantu batazi Imana, batanayumva. Witondere iby'ukuri nta bindi. Va mu byaha byawe kugira ngo ubane n'Imana. Ubundi wakora ibyaha mama wawe ntakwange, wasinda umugabo cyangwa umugore ntakwange, wasambana uwo mubana akabyihanganira. Ariko Imana yambwiye ngo igihe cyo kwihangana cyararangiye, imbabazi zararangiye.
ndetse yambwiye ngo mwitonde neza murebe, muzatege amatwi ku binyamakuru bitandukanye. ngiki kimenyetso yampaye kuri 31 no ku ya mbere, muzumva inkuru iteye ubwoba, muzumva inkuru iteye ubwoba muhahamuke. nguwo umwaka tugiye kwinjiramo kumeza. Imana yambwiye ngo ubusambanyi bw'abahanuzi iraburambiwe, ubusambanyi bw'abahanzi iraburambiwe. kandi Imana yambwiye ngo yohereje veye mu mabiro y'abapasiteri. Imana yambwiye ngo yohereje veye mu mabiro y'abapasiteri. cyakoze abafite kontara bahawe n'abana b'abantu bitegure, kuko nabonye zigiye kurangira. nabonye Uwiteka Imana ahereza kontaro abo yishimira. Imana ishimwe. nabonye Imana hari abantu ikura hasi bigaragara nk'aho ari bato cyane, ariko mbonera bakujije. nabonaga buri wese ugeze ku gatuta yitaba muremure, akagwiza imbaraga n'ibigango. nkumva ijwi rimbwira ngo nguyu mwana nishimira kandi nzamukomereza amaboko, nzamuha imbaraga zo kurwana mu mwuka, ntazigera arwana mu mubiri. ntabwo ariko uko utekereza byahoze, ukora ibyaha ukubonye. ndetse Imana yambwiye ngo mbwira n'abapadiri, abapadiri nabo Imana yabambwiyeho muri iri joro. yambwiye ngo ubusambanyi bwanyu iraburambiwe, ngo none mugiye kugerekaho n'ubutinganyi, ngo mugiye kubona Imana iyo ariyo. hari igihe mwibwira ko nayita muri mesaje nahawe n'izanyu zirimo, ndi kubisoma hano ku rupapuro, utaza kugira ngo ntabwo nabibonye nkabura kubyandika. Imana yambwiye ngo igihe mumaze muyibeshya kirahagije, igihe kwiyurukira yikorere, umurimo wose ni uwayo, watangiye ibizi gusa nuko wamaze kuyoba. ariko uyu munsi murakira abadamu ngo baje kubakorera amasuku muri shambure muraramo, mu macumbi muraramo, ariko Imana iraza kubonana namwe, kuko mu gihe hari bamwe bazagwa hariya kuri ritari, muzabibona. kuko Imana yambwiye ngo bamwe izabateza ibicuri, abandi bateze gusoma misa basinze. ibyanyu bigiye kujya ku karubanda. ndavugana n'uwitwa Antoine, apana karidinali. Imana yambwiye ngo umuntu witwa Antoine, uwo muntu ngo ni umukarani wo mu kiliziya gatolika. ntabwo ngenza abakarani ari abaki ibyo bakora. Imana yambwiye ngo ubujura bwawe iraburambiwe. igihe wahereye wiba ukiba amafaranga y'amaturo, irabirambiye, igiye kugushyira ku karubanda. yambwiye ko uzapfusha umwana wawe w'imfura kandi ukunda cyane, numara kubona icyo kimenyetso. kuko yambwiye ngo ibi bintu nimara kubivuga irabizi neza ko ari bubirebe, kandi ni umukatolike. yambwiye ngo uzapfusha umwana w'imfura, bizakubabaza bikurye ku mutima, ku buryo utazongera kwiba mu rusengero. abangaba bagenda bakarara bamansura, bataha bakajya guhagira ku barokore bari kwingingira Imana mu nzu. Imana yambwiye ngo abarokore bakomere bukuri, abarokore bukuri no mu mwuka. gusenga ni kimwe, gusengera mu kuri no mu mwuka ni ikindi. ndavuga abasengera mu kuri no mu mwuka. nubona n'umuntu ugututse wirinde kumusubiza, kuko Imana irashaka. none ubu ngubu yashyize igisitaza imbere zabo. niba kubwira ngo reka gusenga, bemerere utegereze Imana, mugiye kubona Imana itandukanye n'iy'abandi. kuko Imana yambwiye ngo ubundi igihugu cy'u Rwanda ni igihugu yakiriye mu maboko yayo, ishaka kugira ngo kiyoborwe n'umwuka wera w'Imana. umuntu wese ukora ibitandukanye n'iby'Imana ishaka agiye kuyibona. 2024 hazabamo uduseni twinshi, kandi ahanini tuzaba nabonaga abantu ababigeze ndabimenyereye bo babanguriwe inkoni cyane. Imana yambwiye ngo abagabo b'abahanuzi basengera abagore babakorakora, inyereka n'umuhanuzi uzwi muri iki gihugu cy'u Rwanda, irambwira ngo arabakorakora akageza ku rwego rwo kujya kubakora mu myanya y'ibanga. Imana yambwiye ngo ibyo ngibyo yabibonye, ngo wibagiwe imisozi yakurengeje, wibagirwa intambara yakurwaniye, none ugeze ku rwego rwo gusenga usambanya abantu b'Imana bagusha kubw'izina wubatse. irambwira ngo igiye kuzakugira kabarore kurenza abo wahanuriye.
nabonaga ari mukuru akuze afite n'imvi ku mutwe. Imana yambwiye ngo ngira wibuce utekereze ibyo Imana yagukoreye, ariko uyu munsi isengesho ryawe ni iryo ku mabere no mu gitsina, ntabwo ntinya kubivuga. Imana yambwiye ngo izakugira pararize, izakugira pararize, kuko n'ubundi wowe ntiyagushyiriyeho kurimbuka, ahubwo yagushyiriyeho kuzabona ubugingo. Ariko Imana yambwiye ngo izakugira pararize kugira ngo abantu bose babone ko ari Imana yavuganye nawe kubw'intoki zawe ubeshyeshya ngo uri gusenga. Imana yambwiye ngo baza kugushaka nkaho uri umupfumu, ariko ibyayo ntibigurishwa, kandi ngo wari usanzwe uzwi ukuri nuko wamaze kukugoreka. Ariko nucura intimba ugasenga, Imana irakugarukaho kugirira impuhwe ndetse n'imbabazi. Imana yambwiye ngo igiye kwinjiramo abaririmbana ubwirasi bose, ubwo busambanyi mufite mu murimo w'Imana, iraje bashyire ku karubanda. Imana yambwiye ngo harimo abiratana amashuri barangiza bagakora ibyangwa n'amaso yabo. Imana yambwiye ngo huzuyemo abantu bikinisha b'igitsina gore, ibyo byose igiye kuza kubishyira hasi. Uri n'amatwi niyumve ibyo umwuka abwira amatorero, kuko iki ni igihe cyo gusenga, ntabwo ari igihe cyo gusinzira. Iki ni igihe cyo kwambara amagunira tugasenga Imana, noneho abazi Imana yabo bagakomera, kandi ni koko bazakomera, kuko Imana yambwiye ngo ntawayisunze n'umwe uzigera ahinda imishyitsi mu maguru, nta n'uwayisunze uzagira ubwoba, kuko ibiteye ubwoba byo bizaboneka, ibiteye ubwoba byo bizaboneka. Kuko yambwiye ngo ibimenyetso byabyo mu ntangiriro z'umwaka tuzabirebesha amaso, ariko wowe wikomeje kuwiteka uzabyumvisha amatwi, ariko ntibizakugeraho. Uzabirebesha amaso yawe bitambuka ku binyamakuru, ariko ntacyo uzaba. Mwishinganishe imbere ya hamwe n'abana banyu n'imiryango yanyu, musenga amasengesho, musaba Uwiteka ati Imana rinda ubugingo bwacu, apana kuyisaba ibitoki. Imana yambwiye ngo ifite ibitoki, Imana yambwiye ngo ifite amafaranga, ifite amayero, ifite amapawundi, ifite amadolari, ifite amafaranga y'ubwoko bwose. Ngo ariko ikibabaje cyane nuko abantu bari kuyisaba ubutunzi, abandi bakayisaba amazi akomeye, aho kuyisaba kurinda ubugingo bwabo. Ndanambwiye ngo murinde musabe, musenge amasengesho, mwishinganisha yo kurinda ubugingo bwanyu ndetse n'abanyu, kubera ko hari igihe kigiye kugera ugashakisha ugusengera ukamubura. Birakwiye ko mwiga gusenga, buri wese akiga gusenga, cyane cyane bari ababyeyi bo nabonye baramaze kudamarara. Harimo na bamwe basigaye babona bibacanze bakajya kugura inzoga bakazinywa batari bazimenyereye. Imana yambwiye ngo nejo bundi kuri Noheli mwarayibabaje, mwayiteye agahinda, mwarayibabaje, ariko uyu munsi numara kumva ibingibi ugahindukira ukongera ukamenya kumanuka ukava ku buriri bwawe ugapfukama kubw'amahoro make ufite mu rugo ugasenga Imana, Imana iraza itanga amahoro. Nuramuka umanutse ku buriri bwawe ugapfukama kubwo kwabuza urubyaro, Imana iraza kuguha umwana, bitandukanye no kujya kumushaka mu bandi. Imana yambwiye ngo niwongera kumenya gupfukama mu nguni y'inzu yawe ugasenga, Imana irashyira uburinzi ku muryango wawe ndetse n'abawe, ibindi byose uzabyongererwa. Ndagira ngo nkubwire, uretse ko tutari kureba kure, hari igihe cyageze koko tukanabirebesha amaso ariko ntitubirye. Ariko uyu munsi niwumvirijwe ntiwininire, ahubwo icyaba cyiza ugarukira Uwiteka nawe arakugarukira, kuko ni Imana y'imbabazi, ni ukuri ishobora byose, nta kibasha kurogoya imigambi yayo. Unyemerere rero ukimara kubona ibingibi uhindukire. Ikimana igushakaho ni ukwanga cyane igisa nacyo, kuko Yesu atari yaza urupfu rwaza, kandi urupfu rutaraza Yesu yaza, kuko yaravuze ngo nzaza nk'umujura, umugore azaba aryamanye n'umugabo we, ntawe uzamenya igihe umwe namujyaniye. Mana yambwiye ngo abagihagaze neza muhumure mukomere, kuko hari abantu benshi bazataha muri uriya mwaka ariko batarimbutse, ahubwo Imana ibahaye ubugingo. Kiruta byose Yesu aduhana ubugingo. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Murakoze cyane. Yego. Wewe waraduteze amatwi muri kino kiganiro, tuba tukisubikiye ahangaha, ariko kuri Excellence TV Rwanda ibiganiro byacu nakagaruka, kuko natangiye kubwira kora subscribe, ukore share, wandike na comment kugira ngo tumenye icyo tuzakora mu kiganiro gikurikira, kuko turi hano ku bwanyu, mudani ntabwo turi hano ku bwanyu, mudusengere Imana ikomeze dushyikire. Reka tusabe umwigisha wacu
atanga nimero ya telefone. Ushobora kwifuza ko agusengera, wafite ikibazo gitandukanye, kumugisha inama, cyangwa se uherereye mu bo yavuze mu buhanuzi Imana yamuhaye cyangwa se mu butumwa Imana yamuhaye, wifuza inkunga y'amasengesho, reka tumusabe atanga nimero ya telefone mwabonaho. Murakoze cyane. Nimero yanjye ni 078 92 65 760. Akoze cyane. Nkuko twatangiye rero dusenga Imana, reka none tumusabe asenga Imana, tugane ku musozi w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Data, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye, tugushimiye kubwira ijambo, aho unyemerera kubw'ubutumwa ntambukije uherekeresha imbaraga zawe, kandi unyemerere Mana iyi cano uyihereza umugisha, kandi abadukurikira bose bumve iri jambo ribakore ku mutima, ribahindure kuba abana b'Imana, kandi ribamenyeshe ikibi n'ikiza. Ndashaka ko abantu bose bakizwa nkuko nawe ubyifuza. Ikiruta byose duhereze umutima, duhereze ijwi ritumenyesha ikibi n'ikiza. Ngaho rero nsabiye umugisha abadukurikiye bose, bagire neza ubahereze umugisha, buri wese umukangure, umugenderere, usuke umwuka wawe wera nkuko wabitubwiye. Bisabye neza mu izina rya Yesu Kristo watubambiwe. Amen.